Dia, sobanukirwa umunsi wa Saint Valentin. Abantu bamaze kuba benshi cyane ariko batarasobanukirwa umunsi wa Saint Valentin ni iki. Ese umunsi wa Saint Valentin waremwe nande? Waje ute? Menya byinshi byimitse ku munsi wa Saint Valentin. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro banyita Dr Senga TV. Mwibutsa gukora subscribe kuri Dr Senga TV kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byanjye nkora. Umunsi wa Saint Valentin wazanywe nande? Waje ute? Ni ukubera iki umunsi wa Saint Valentin ariwo bahariye umunsi wo gukundana bakawurutisha indi minsi ikunze kubaho, indi minsi isanzwe? Kubera iki umunsi wa Saint Valentin abantu bawufata nk'iminsi mikuru ya Noheli na Bonane? Sobanukirwa byinshi mu bigize iyi nkuru. Rimwe na rimwe turi abantu benshi cyane, tumaje kuba abantu benshi cyane ariko tukaba tutarasobanukirwa umunsi mukuru wa Saint Valentin ngo tumenye ni iki, ese uberamwo iki? Ni ukubera iki abantu bemeye guhitamo uyu munsi wa Saint Valentin kuba bawurutisha indi minsi yose isanzwe ibaho? Ngibi bintu tutajya twubahiriza ku munsi wa Saint Valentin. Kandi sobanukirwa umunsi wa Saint Valentin, impamvu wabayeho n'impamvu ukiriho. Yego turabizi ko umunsi wa Saint Valentin ni umunsi wo gukundana, ibyo byo turabizi. Umunsi wa Saint Valentin ni umunsi w'abakundanye, ntago ari umunsi wo gusambana, nta nubwo ari n'umunsi wo gusesagura amafaranga ujya kugura impano n'indabo, mu gihe indi minsi wemeye kwicisha inzara, yewe ukicisha inzara n'umuryango wawe, hakaba hari byinshi wirengagije. Ariko kugira ngo uzageze ku munsi wa Saint Valentin ugaragariza umukunzi wawe ko umukunda ari uko umuhaye impano. Si byiza gusesagura ku munsi wa Saint Valentin cyangwa se indi minsi mikuru yose. Burya niba wumva ushaka kugura ikintu, niba wumva ushaka gutanga ikintu, yewe niba wumva ushaka gufasha umuntu, jya ubikora ako kanya ubitekereje, ubikora ako kanya bikurimo, we kurindira uwo munsi mukuru. Kuko umwanya uzatakaza utekereza ibintu uzakora ku munsi wa Saint Valentin cyangwa indi minsi mikuru yose, hari andi maporoje uri kwangiza, hari ibindi bintu bizima wakaba uri gutekereza, yewe hari ibindi bintu byinshi cyane wakaba uri gufashisha abandi bantu batishoboye. Aha ndatanga urugero, kuko nimba umunsi w'abakundanye witwa Saint Valentin, iminsi isanzwe ikaba ari iminsi isanzwe, ndagira mu mva y'amagambo, musore, mw'iki gihe abakobwa bakunda abahungu cyangwa se abasore ari uko babateze amaronko, ari uko babashakaho ubutunzi. Dia, wirindira ku munsi mukuru ugera, nimba ukunda umukobwa bimubwire, kandi nimba unamwanga nabwo menye izawe, ukore business zawe, ukore ibikwinjiriza, we guta umwanya wawe w'ubusa. Kuko akenshi usanga abakobwa aribo bakunze kugira akarindi kanini mu gusaba imana abasore, kandi ukaba usanga nubwo babaka impano mu by'ukuri atari uko babakunda cyane, ahubwo ari ibigezweho, ari uguhinda ndetse no guharara. My friend, ndagira ngo wumve aya magambo. Urifata ugakundana n'umukobwa, ntimuramarana n'umwaka, yewe nta nubwo mujya muganira bihagije, nta na gahunda yo kubana mufite, ariko akakubeshya akagushuka, ukaba wamugurira fone ya miliyoni 2 cyangwa se iri hejuru y'imwe. My dear, ugasanga iwanyu barakeba mu cyaro, nturabubakira, abenshi baranacumbitse, nta kibanza ufite, yewe nta n'umushinga ufite ukwinjiriza buri kwezi, cyane ko ufite n'umuryango utishoboye, ushobora kuba ufite n'abavandimwe bavuye mu ishuri wakabaye uri gufasha. So ubwo uri gufasha abakobwa mwahuriye mu muhanda, ntuzi wabo, ntumuzi wese, umuhuye gusa, akubwiye amarangamutima ye, umubwiye amarangamutima yawe, muhujwe n'amarangamutima, umuguriye fone ya miliyoni 2. My friend, nukora ibyo bintu ukaba uzi neza ko ubikoze bikuvuye ku mutima, my friend, ibyo nta kibazo. Ariko se igihe muzatandukana, iyo fone wamuguriye azayiguhereza, azayigusubiza, uko bwije nuko bukeye, iminsi ihora ihindagurika nk'ikirere. Rero nitujya gukora ikintu, tujye tubanza dutekereze kabiri, twibaze abakobwa dukundana nabo, ese abo tugendana nabo bose batumariye iki? My friend, duhanga amaso iterambere ryacu, mureke tuve ku bitadufitiye umumaro, kuko umunsi wa Saint Valentin ntabwo ari wo munsi wo gusereburiraho no mukundana. Kuko akenshi ubundi abantu bakuru bavuga yuko umunsi wa Saint Valentin ari uw'abantu baba bamaze igihe kinini cyane bakundana, babana. Aho ndavuga abasaza n'abakecuru baba bamaranye igihe kinini cyane babana, bishimira imyaka bamaranye. Ariko wowe musore nawe mukobwa, umuntu nimba aramarana n'ukwezi kumwe, utangiye kumwiyumvamo cyane, wifuje kumuha ibyawe byose, ntumuzi, ntuzi wabo, ntuzi n'akomoka. Nyamara ni mushwana, ni bya bindi wumva ngo umuntu yiyahuye cyangwa se yishwe na trauma bitewe n'imitungo yawe wamuhaye cyangwa se n'ibyo wamuraje.
my friend, mureke twumva dushaka gukora, twumva dushaka kugena, my dear, si ngombwa ko tuzajya dufata igihe cyacu tukagipfusha ubusa, cyangwa se amafaranga yacu tukayapfusha ubusa ngo turagura impano z'abakobwa, kuko burya abakobwa ntabwo ari abana beza. Umukobwa mwaryoshya, mwagenda n'igihe kirekire, ariko anytime mwatandukana, ntiwanamenya n'igihe yagendeye. Umukobwa uko ari kugenda mu muhanda mu gihe atarambara impeta, my dear, jya uzirikana ko umukobwa aho yaba ari hose, aho yaba yicaye hose, aho yagenda hose, afite agaciro kukurusha, aba ameze nk'inyenyeri ziri ku isoko. Rero tureke ubugwari bwinshi cyane, tureke kugendera mu kigare tutabizi, tugabanye ikigare my friend. Ibi byose ni ikigare. Ntihazagire umuntu ukubeshya ngo umunsi wa Saint Valentin wo w'abakundanye bituma ufata amafaranga yawe ujya kuyapfusha ubusa ugurira abakobwa impano. Ibyo ni ubugwari, ni ubugwari. Nimba kuko mukundana wakabaye warabikoze mbere, kandi nabwo ukabikora bikuvuye ku mutima, utagendeye mu kigare cy'abantu bavuga ngo umunsi wa Saint Valentin. Wowe ugendera mu kigare bakubaje mu munsi wa Saint Valentin, usobanuye iki ku bakundanye cyangwa se ku bakundana? Hari igihe tujya twica ibintu tubizi kandi nyamara bitari ngombwa. Yego simfobeje urukundo ni rwiza kandi rimwe na rimwe ruba rukenewe mu buzima, ariko se tumenye uburyo dukontorora urukundo, tumenye uburyo dukontorora amarangamutima yacu, kuko natwe bizadufasha mu mibereho yacu. Si byiza kubwira umuntu ibintu byawe byose, yewe si byiza no kuba wagendana n'umuntu mudafite ikintu muhuriyeho ukaba wamutakaza amafaranga menshi. Gusa abantu bakomeje kuvuga yuko ari ibintu byeze mu iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose. Saint Valentin bitewe n'imyaka turimo, bitewe no igihe kiri kudusiga, ntabwo abantu bagifite umwanya wo kwitekerezaho, ntabwo abantu bagifite umwanya wo gutekereza, bari kugendana n'ibigezweho, kandi ari nabyo bizatugiraho ingaruka mu minsi iri imbere. Nimba umusore ashobora kuba afite umwana mu cyaro cyangwa se n'ahandi hose ku gasozi, ariko ukaba usanga afite umusheri ahantu hose hatandukanye, ntafite umusheri umwe, ntafite babiri, ntafite batatu, kandi mwibuka ko ku ruhande afite n'umwana yabyaye, ariko akaba ashobora kuvuga ngo sheri wowe nzakugurira impano imeze gutya, ugasanga umwe amuguriye phone ya 800, undi phone ya 800, undi ya 800. Mwibuke yuko afite umwana ku ruhande, nta myenda afite, nta nkweto afite, yewe n'umugore we ntazi no kwibisuko bisa. Dia, mureke dutekereze kabiri, dutekereze gatatu, twitekerezeho, twe kugendana n'abadushuka, ducangamuke mu mutwe, dukora ibikwiye. Si ngombwa kugendera mu kigare, iminsi yose irasa. Iminsi yose irasa, iminsi yose ni kimwe. Mureke twe kugendera mu kigare tutazi ngo ni ibiki. Saint Valentin ntibashuke, situipfobeje situzi n'abayishyizeho, ariko Saint Valentin ni nk'umukino. Ushobora kuba ari nk'umukino wahariwe abantu biga gukundana cyangwa se abantu batangiye gukundana, kandi nyamara Saint Valentin twe tuyifata nk'umunsi wahariwe abantu bamaze igihe kinini cyane babana, aribo bantu bashobora guhana impano kuko nta yandi mahitamo bitewe n'imyaka bafite n'imyaka barimo, bagasazana bishimanye. My friend, ngiye mu cyumva ndacyari Dr. Singa TV nk'ibisanzwe. Nimba ukurikirana ibiganiro byanjye bimbwire muri comment kandi ukore subscribe. Ku bantu duhurira kuri TikTok kora follow, ni Dr. Singa TV. Abo duhurira kuri Instagram ni Dr. Singa TV, kora follow. Abo duhurira kuri X yahoze yitwa Twitter, kora follow.
nanjye ndakora follow back.